yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki? Ngaho ushinga urubanza ukimpamye, ko naguye mu mage y'intambara ngacyura abawe ngahoza abagororokiwe nabaye igihugu cyiza nkundisha amahanga n'iki nasize, ko naguhaye igihugu cyiza nkundisha amahanga none narasize. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari. Ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mubisobana. Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kurana. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje mwese abakunzi ba Yesu Kristo, abakunzi b'umusaraba, abo ngabo mwasobanukiwe ubuntu twagiriwe kugira ngo duhishurirwe ubwiru bwahishwe muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Uwo niwe washyizweho kugira ngo umwizera wese adacirwaho iteka, umwizera wese aba inshuti y'Imana, umwizera wese amunge na se, umwizera wese amuha ubugingo buhoraho, abumuhesha abumuhe. Umwizera wese muri iyi si abeho atadandabirana, abeho atabunze imitima, atari ukubera ko atunze ibya mirenge, oya. Umwizera wese abeho muri iyi si yuzuye amahoro y'uwo nguwo mwami w'amahoro, uwo nguwo utanga amahoro wavuze ngo yarayadusigiye kandi ntabwo yayaduhaye nk'uko abisi bayatanga. Abisi namwe muzi ukuntu bayatanga, bayatangira muri hiti, hanyuma bakakubita hasi, bayatangira mu nzoga, bayatangira no muri bya bindi byose bishimisha umubiri, bayatangira namwe bayatangira isi. Namwe mwebwe muteze amatwi muzi ukuntu isi ibeshya ngo iratanga amahoro, ifatanije en collaboration avec baba nous association des criminels, donc satani, isi n'umubiri, iyo ni association des criminels. Rero aya mahoro nicyo cyambere uwizeye Yesu Kristo by'ukuri arusha abandi. Ndababwiza ukuri ntago mbabeshya, iyo aya mahoro Yesu atanga ntaza kuyagira muri jye agwiriye anzimagije, ntago mbangezaho. Iyo aya mahoro koko pe ntaho ahuriye n'ibintu, ntaho ahuriye n'abantu, ntaho ahuriye n'ibyo tubona bifatika. Aya mahoro arihariye, niyo mpamvu uri bubyumve n'uyafite. Aya ni amahoro ugira utariye, ni amahoro ugira utambaye, ni amahoro ugira udasa n'abandi. Ubwo ndavuga ngo uko abandi baba basa, uko amaso y'abantu areba. Ni amahoro ugira uri mu mwenda, ni amahoro ugira bakubeshyeye, ni amahoro ugira bagusuzuguye, ni amahoro ugira wasuzuguwe n'abatagombaga kugusuzugura. Ayo mahoro ayo ni isi idafite. Ayo niyo Kristo Yesu yaciyeho akarongo agiye kugenda avuga ati ndagiye mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye, ntago mbahaye nk'uko isi yayabaha. Eka namwe muzi ibyiza ko muba mugasina mugasambana mugacya mwarwaye ibirwara biva muri ibyo bitsina n'imitwe barya, namwe murabizi. Rero ayo ngayo ayo nanone abonekera abigishwa be bwa mbere abasanze mu cyumba, niryo jambo rya mbere yavuze. Ariko
amahoro abe muri mwe. Amahoro niko numva umwuka anyobora. Amahoro koko wowe uraniyanga ese wamugerageje Kristo, wamwakiriye mu bugingo bwawe, maze ukumva ngo uraryama ugasinzira, ukumva ngo ibiri hanze ntibikureba, ibirimo kuvuga ntibikureba, ibyo bakora byose ntibikureba, ufite amahoro. Amahoro atangwa n'umwami w'amahoro Kristo, niwe mbabwira, niwe Kristo wabambwe agapfa agahambwa akazuka. Niwe mbabwiriza, niwe wangize gutya. Yego, Paulo yandikiye Timoteyo muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 12 ati ndashimira Kristo Yesu wambashije, yasanze ko ndi wo kwizerwa, yarabitekereje ngo asanga, kuko ngo yaratekereje. Kristo Yesu yaratekereje, urumva ntabwo ahise abikora gutyo ngo biraho ngo ndavuze ngo no, yaratekereje, antekerezaho, ntarabaho, aratekereza. Noneho ako mwami Yesu mva ntago bizi pe, antekerejeho ngo abitindaho, yagomba kuba yarantinzeho cyane, arimo kuntekerezaho ngo asanga we Kristo Yesu, apana naringiye kubavuga amazina, bategeka isi, no, apana aba muri ibi bihugu tubamo, no. Kristo Yesu yamaze akanya atekereza, arangije ngo asanga Kristo Yesu nta wundi nkubwiye. Niyo mpamvu nta wundi umfiteho ububasha, nta wundi umfiteho ijambo ambwira, nta wundi umfite ibyo ansobanurira cyangwa ansobanuriraho. Kristo Yesu yaratekereje, ntabwo nzi igihe byamufashe, icyayi cyose ni kirekire, ngo arangije asanga we ubwe, asanga je uyuvugana nawe ndi wo kwizerwa. Mwami Yesu, Kristo Yesu ngo yaratekereje, asanga ndi wo kwizerwa, angabira umurimo we. Haleluya. Ngo uwo nkubwira rero, uwo niwe wakwakira cyane cyane muri iki gihe n'amashiraniro. Rero mbahaye ikaze mwebwe mwamumenye, mwebwe yahaye amahoro, namwe mbahaye ikaze mutaramumenya, kuko aka kanya ndimo kuvuga mugiye kumwakira nk'umwami n'umucunguzi, mugiye kumwizera nk'uwabameneye amaraso, hanyuma ababarira ibyaha, hanyuma namwe agire ababwira aya magambo ko yatekereje agasanga muri abo kwizerwa, hanyuma bagabira umurimo akeneye n'abasaruzi mu mirima, dore byaneze. Haleluya. Rero uyu munsi nk'uko mwabibonye, byonyine titre birakomeye kuvuga ko FDL rizafata igihugu, ariko ngo ntimubyishimire. FDL rizafata igihugu ariko ntimubyishimire. Reka nongere mvuge ijambo ry'Imana ngiye kwinjiriramo cyane, hanyuma irigiye kumbanziriza riri mu Bakorinto ba kabiri, mu Bakorinto ba mbere umurongo igice cya kabiri kuva ku murongo wa 12 n'uwa 13. Umva rero, umva ibi bigwi, umva, tega amatwi wumva ibigwi. Ngo ariko twebweho ubwo nukuvuga hamwe n'abandi bameze nkanjye, abangaba tumeze nka Paulo. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi. Isi iragarutse. Tumaze kuvuga ko Yesu adatanga, yavuze ngo ntabwo amahoro yaduhaye ameze nk'ay'isi. Isi iragarutse. Ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ngo ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, umwuka twahawe uva ku Mana, umwuka unkoresha uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Ubu buntu bugiye gukora ku bantu, ubu abantu bagiriwe ubuntu bakabupfusha ubusa, bugiye kubapfusha ubusa nabwo. Ayiwe. Nsubiyemo, ye gusubira muri aya magambo. Ngo ariko twebweho ntitwahawe umwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, yego, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu, ari byo tuvuga.
ibyo tuvuga twabiherewe ubuntu, ibyo mvuga nabiherewe ubuntu, ariko ntitubivugisha amagambo y'ubwenge. Ndakubwiza ukuri, ntabwo nshobora kuvugisha ibi bintu amagambo y'ubwenge. Ubwo byaba bivuye hese? Ntabwo tubivugishwa, ntabwo mbivugisha amagambo y'ubwenge bw'abantu. Ubwenge bw'abantu ngo ni kizira ku Mana, ngo ahubwo tubuvugisha amagambo akomoka ku mwuka, kuko ku mwuka wera, kuko umwuka reka mbisome neza. Yewe we, ko birimo kundenga cyane. Aya ni amagambo arahuye, biranyobeye, ariko umwuka wera nyagasani. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu ari byo tuvuga. Ariko ntitubivugisha amagambo akomoka ku bwenge bw'abantu, urumva, ngo ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Umva, dusobanuza iby'umwuka bindi. Niyo mpamvu niba mvuze ibintu by'umwuka, mize nkubabarira wowe, kuko utabyumvise urantutse, kuko utabyumvise unyisa ayandi mazina. Ni ukuri, ni ukukurenganya. None se niba ndimo gusobanuza iby'umwuka, umwuka wundi, umwuka wera, wowe udafite umwuka wera, nakurenganya ubisobanuye, wowe ubifashe uko ubyumva. Abantu turabarenganya, ariko mwakwirinze kurenganya abantu koko. Ubu ngiye gusobanuza iby'umwuka, mbisobanuza umwuka wera. Haleluya! Ngiye gusobanura ukuntu FDLR igomba gutaha, kandi mu by'ukuri atari ukubera ko Imana yishimiye. No, ntibishoboka, kuko nta kintu na kimwe kiyigaragazaho ko Imana yayishimira. Igiye gusanga FPR iya nayo ntabwo ari uko Imana yishimiye, kuko nta kiyigaragazaho ko Imana yishimiye. Ibyo mvuga ntihagire umuntu ndatira ibintu bigaragara, mumbabarire aho tubyumvikaneho. Ibi byose birimo kwikaraga, ibi byose bitangiye, ibi byose birimo kuba itangiriro ryo kuramukwa, ibi byose ni imyotsi. Iyi ni imyotsi. FDLR ni umwotsi, FPR ni umwotsi, M23 ni umwotsi. Ibi byose, izi ngabo zose murimo kumva aho zirimo kwirundarunda hariya mu burasirazuba bwa Kongo, nk'izizirundarunda iharamagedo, ibi zose ni imyotsi. Umuriro ugomba kwaka. FDLR nimere neza, igomba kujya kunywera ku gikombe yateguriwe, kandi igahinduka n'igikoresho cy'Imana. Uti gute? Igahinduka igikoresho cy'Imana. Ndababwiza ukuri, nk'uko nabibabwiye mbere, Imana ihanisha abantu abandi, Imana igerageresha abantu abandi. Israel yaracumuraga, igahagurutsa Abafilisitiya, bakagenda bagahondagura. Iyo uriho umuhamagaro ugaca icyuho, aho kugira ngo wumvire uwaguhamagaye, aho kugira ngo bigenze neza, ntabwo Imana ishobora kuba arabikoresha, my friend. Yewe ibi ngibi ab'umwuka, abafite uyu mwuka, bagomba gusobanuza iby'umwuka, uwo mwuka wera bafite. Abandi mpise mbababarira mu izina rya Yesu. FDLR irataha, isezerano irarifite, ariko ntabwo ari ukugira ngo igire icyo ikosora. Irakosora se yarakosowe, irakosora se irakosoye. Ngo iki? No, abantu ntimwibeshye ngo bamwe bazajyaho hajya abandi. No, iki ni igihe cyakuwe mu bihe, iki ni igihe cy'Imana peke yake, itari bukenera umuntu uwo ari we wese kugira ngo yongere anwigire. No, Rwanda, Burundi nawe Kongo,
niko bimeze. Imana yaravuze, irongera iravuga, iravuguruzwa. Imana yaravuze, ibwira ibihugu, yes, haleluya, ibwira u Rwanda, ndi umugabo wo kwihamya. Ibwira Burundi, ndi umugabo wo kwihamya. Ibwira Kongo, ndi umugabo wo kubihamya. Ndibuka Nyiragongo igiye kurukira Goma. Ariko man, igiye kurukira Goma, hari abakozi b'Imana bagiye kuri Goma bati nyamuneka ibyaha bya Goma ubari basigaye basambanira hanze. Wow, barabakubise, abandi barabishe, abandi barabirukankanye. Reka abo ngabo ngo barabanzi b'amajyambere. Oh, Nyiragongo yararukira amazira yatwikira, rukira abantu irabatwikira. Imibare y'abahaguye murayizi, amazu yatwikiriwe, bwa bubyiniro babyiniragamo, ya mangazini bahahiragamo, ibintu byose. Nyiragongo nawe yahagaritse, ahubwo barayihungaga, abari abakizwaga n'amaguru. Yemwe nta kintu na kimwe Imana ishobora gukora, ndayikunda, itabwiye umuntu, itabwiye umuryango, itabwiye igihugu, itabwiye umugabane, ntabwo bishoboka. Nishobora kugira ikintu na kimwe ikora itabanje kubwira umuntu. Uhereye ku wa mbere Adamu yamuhaye gahunda yose, imuha ibigomba gukorwa, imuha ibitagomba gukorwa, imushyira gahunda, imuha plani bye. Nyuma muzi ko byagenze. Yahaye plan Noah yamuhaye plan, iramubwira iti dore amagambo ugomba kuvuga naye. Iyo mbigeze Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge nabo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe ugasurinye mu matungo yose. Amatungo agiye kurusha umuntu agaciro disi. N'ubu niko bigiye kugenda. Amatungo agiye kurusha umuntu agaciro mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira. N'inyamaswa zigiye kurusha, umva, amatungo yo mu rugo n'inyamaswa zo mu gasozi bigiye kurusha umuntu agaciro. Ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyaneyo nanone 7 ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke. Amatungo n'inyamaswa bigiye kurakoka kugira ngo birokoke, maze ngo bibe mu isi yose, kuko iminsi 7 nishira. Umva iminsi 7, umva last warning. Iminsi 7 nishira uzashyanisha imvura mwese, iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mwisi. Nowa nta kindi yakoze ibyo Uwiteka yamubwiye, kandi yari yarabwiye abo bari kumwe b'icyo gihe, mu majyambere y'icyo gihe. Ibyo bamubwiraga namwe murabyumva ariko nk'ibyo batubwira. Hello, ntabwo Imana ishobora kugira ikintu na kimwe icyagwizana itabanje kuvuga iti dore iki kigiye kugitera niki, dore nimwifate gutya, dore nimurebe gutya, dore nimubikore gutya, dore nimwumvira aba, dore ubutumwa uko bumeze. Uko niko bimeze. Ndaza kubabwira impamvu Fideli igomba gutaha, mbabwire niba igomba kuyibaho. Nibitarangira nzongera mfata kandi gahe, Imana izakamba. Umva Sodoma na Gomora rero, iyumvire Mr. Loti yamaze kumenya inkuru ko Sodoma igomba gushya. We rero ngo yirirwaga avuga ariko abantu babaye bate koko, abantu batingana koko, abagore babuze koko, ariko aba bantu babaye bate koko. Ubu ibi bintu bibahora, sikari ubwa mbere mbibona, sika kuva nagera inaha numiwe koko. Iwacu ntago byabaga muri Uriya Bakaludaya. Ngo babagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite, umukwe wawe ukuntu bari babazi, n'abahungu bawe ukuntu bari babazi, n'abakobwa bawe ukuntu bari babazi, n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo. This way Loti bure nkuko giye kubera komeze ngomba gukiza benshi. Ntabwo byumvise nanone nshobanuje umwuka iby'umwuka umwukasi. Umva, abamarayika bamuhaye n'inyongezo yo gukiza umudugudu.
ati mpamvu tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka nk'ukurega u Rwanda nk'ukurega Burundi nk'ukurega Kongo kwagwiriye imbere y'Uwiteka aradutuma kurimbura yadutumye kurimbura aha hantu. Loti ngo arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be umva tega amatwi mwana w'ubugingo rata n'ubundi nowe nazi arababwira ati mutega amatwi mwumve nimuhaguruke muva aha hantu buriya wenda bari nka Amsterdam kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Nimuhaguruke nimuve mu byo murimo, izo nzoga nimube muziretse, urwo rumogi nimube muruhagaritse. umva mwa basore mwe, umva mwa nkumi mwe, umva mwa bagabo mwe, umva mwa bagore mwe, yemwe mwa bakecuru mwe n'abasasa, nimuhaguruke muve mu byo murimo, Uwiteka agiye kurimbura. Mbabarire. Umva rero, qu'est-ce que vous prenez? Sei, ngo ariko abakwebe bo babigize ibikino. Urumva Bibiliya yavuze amagambo make, urumva bamubwiye ko yabaye expired, atazi nibigezweho, atazi kuvugira kuri TikTok. Buriya baramubwiye batako muzehe nubundi ujya urota, ujya usara, ese nta kantu waba wanyweyeho. Nyamara mukanya hako guhumza. Ntabwo none Imana yazanye imvura, umuriro wavuye mu ijuru. Ntabwo noneho bavuga ngo Satani ngo nukakora ibi, n'Imana yazanye umuriro. Ntabwo noneho bavuga ngo umwuzure, ngo Satani yazanye umwuzure. No, ni Imana yatoboye amasoko ya kuzimu. Imana yatoboye amasoko ya kuzimu kugira ngo yumvire uhutse agasuzuguro, yumvire uhutse umwana w'umuntu, ibwira amanywa nijoro gira utya nkugirire neza, ndagukunda urukundo ruhoraho. Urumva, ariko nanga nibi. Dore nazanye n'umwana wanjye w'ikinege amena amaraso kugira ngo ninjye nyareba mere neza. Undi no vuga uvuye aho, ibyo uvuga nibizagabaga, nta nicyo mbyitayeho wowe. Ubundi se ngewe niki? Bundi sabo baba bavuga nabahe bundi? Gukerensa ubuntu wowe wamenye Imana, wowe uvuga Yesu, wowe unigisha, wowe unahanura, wowe unasengara, ngo ugasengera n'abantu ra. Ariko sha ngo guki wowe unasenga, wowe unasenga, wowe wakerensheje ubuntu waherewe ubusa. Gusa ugirwa ubuntu, wizera Yesu ugirwa ubuntu, arangijeho kugira ngo ugende nk'uko Imana ishaka, ukeresha ubwo buntu, urongera ubambisha Kristo Yesu, amaraso yahindura amazi y'ibirohwa. Nguki itugirira ubuntu ndibuka mu bahishuwe twarabwiwe ngo muhagarare neza, mwezwe, mukiranuke, muvanemo buri kimwe cyose kibatandukanya nanjye. Nukuri nimubirangiza nzabahesha uburenganzira bwo guhagarara mu cyuho cya bene wanyu. Hari abo mvuganye nabo, niba udashobora guterwa ubwoba n'icyo kintu, niba udashobora guha agaciro wowe ubwawe, wowe wejejwe, wowe wihannye, icyo bimhoteri bikurimo, ushobora kurokora umuryango wawe, famille élargie, mu byago biteye byasakije u Rwanda, byasakije Burundi, byasakije Kongo. Wowe wejejwe, wowe umaramaje, wowe nawe ubwawe urabizi ko waboze, urabizi ko uri umugome, urabizi ko uri umwicanyi, urabizi ko uri umusambanyi, urabizi ko wangana, urabizi ko uri guteranya, urabizi ko uri ubeshyera n'abandi. Bizagukoraho nutihana, ubwawe uririmbuza kandi n'abawe bazarimbuka. Ariko nagutumweho ngo garuka, rekeraho ngaho ibyo wangije birahagije. Stop it. Ukize n'abawe. Sibwo ntabwo byagushimisha wowe gukira ugakiza n'umuryango wawe mugari, iyo ni inyongezo. Mugari aho karakanyuzemo. Buhaje amagambo ya FDLR rero. FDLR ata ntihagire umuntu byishimira n'umwe, ntabwo binejeje, ntabwo bishimishije.
ikishimishije muri byo ni uko ari ugusohoza ibyavuzwe, ni ugusohoza ibyahanuwe ko FDL igomba gutaha kugira ngo nayo ikubitane n'ibyo igomba gusohoza by'ibihano. N'ibihano bigutegereje, n'ibihano biyitegereje, ntimugire ngo ariko barataha. Aho ngaho sinzi niba naguhanikiye, kuko kuvuga ngo FDL igiye gutaha hari bamwe biterera hejuru bakagira ngo hari akandi gakiza ijyanye. Ntako ijyanye guhora ko mu rwego rwo hejuru, bivuga ngo yaba bizaba ngo ugiye gukuraho nta bisusa, nta mboga, nta roni, nta aho ni muhumbi. Bivuga ngo ubu alors je veux pas umva, bivuga ngo aka kanya ubu ndimo kuvugana namwe ubu narabibabwiye, reka mbisubiremo. Nta shyaka rya politike, nta mutwe wa politike, nta association y'Imana Sambitire Creative, nta ushinzwe ikiremwa muntu, nta mutwe. N'umutwe ni shyaka rya politike ya ushobora kujya hariya ngo Imana irawishimiye. No, boss bagiye kuba ibikoresho byo gusohoza umugambi w'Imana. Nanone nsobanuje iby'umwuka, bisobanuje umwuka, kandi sinzi niba ushobora kuba wabyumva, sinzi niba wumva ikintu nkubwira. Urabizi neza ko FDL igomba gutaha, cyangwa uri FDL ndani, cyangwa ufasha FDL n'ibihugu biyifasha. Ntabwo ari ngombwa kubivuga ahangaha, ariko bafashijwe, byarangiye, bahawe intwaro zikomeye. Ari niyo mpamvu harimo n'abanyamahanga batavuga ikinyarwanda ariko barihimbire kuko ntago birangiye kuko bafite kwihorera muri bo, bafite umuzi wo guhora. Nta muzi bafite wo kunga, bafite umuzi wo guhora. Nk'uko nabo bagomba guhora, nabo ngo baje bahora n'uruhererekane, ariko Imana ikazahita ishyiraho iherezo. Aba bose ni ibigomba gukuburwa ni ugukora bavamo vuba kandi buri mu kanya nk'ako guhumbya. Ubu murumva ibi, ejo muzumva ibindi, n'ejo bundi mu cyumweru kimwe hashobora kuba habaye ibintu nka 200. Ibimubwira ndabikubwira. Murundi tega amatwi, Munyarwanda utega amatwi, Munyekongo utega amatwi. Erega mwaraziwe, ntago mwabimenye, ntago mwigeze mumenya ijambo Imana yabavuzeho. Ubu abantu urebe koko, abantu badafite umwuka wera kugira ngo bawusobanuze iby'umwuka, umva ukuntu batekereza ko FDL ngo ariyo igomba gukiza igihugu. Itese umurwayi avura undi murwayi. None se kwihana ko ariko gutuma umuntu abohoka? Kwihana apana biriya piga ngo no, kwihana ari niyo mpamvu umwanzi abyanga, ari niyo mpamvu arimo kurwana ku bantu ku giti cyabo, arimo kubabuza umugisha wabasatiriye. Reka wowe urakomeye, ntabwo ushobora bisa nabyo wabivuga, bisa nabyo wabyatura. Reka wowe urakomeye, uri mu muryango ukomeye cyane, kandi ukomoka kwa Ntuza wakabaka Ntuza ngo bikagenda. Ntabwo noneho nibuka iba ari n'igisekuru cya kangahe, ntabwo mbyibuka. Nta nicyo byamarira, nta nicyo bimaze, kuko byanteye n'umwaka rwose. Yes, byateguraga uyu muhamagaro, ariko ntabwo byigeze bingirira neza. No, aragowe wirata igisekuru kitigeze cyubaha Imana, aragowe, arapfuye, ararimbutse, wirata igisekuru kitigeze gishyira Yesu Kristo hejuru. Aragowe, yagombye kujya mu mwobo akihana mpaka Imana imutandukanije n'igisekuru cyaboze. Guki Mana we, nigeze kumva gukurikira Ntuza ya Miss, niba ari 2017, niba ari 2018, ntabwo nibuka umwaka mu by'ukuri. We numwe nakurikiye, ntabwo ari ngombwa kumuvuga.
numva aravuze nitwa gutya na gutya uwa kanaka kakanaka mama shenge we kakanaka nuko ngo no munzu yeba ngo no munzu yeba ko tubabaye bati ubuse ndabyibagiwe ngo no munzu ngo yeba ngo kwa Gahindiro ngo pipipi iwe ndavuga umwana w'umukobwa yari afite imyaka y'ibanga 19 ndavuga dore imandwa rero zigenda dore imandwa gusa undi wari umukurikiye nari natangiye gusesura umeze navuga aba bana b'abakobwa bazi ibyo barimo kuvuga koko baza abasekuru ibi bisekuru barimo ikintu bigiye kubakora ko bagiye gufatwa ku ngufu n'abanyamahanga abangaba barimo guhamagara imandwa koko abangaba barimo guhamagara ababanzwe yasatsuwe abaterekereye abasenze ibigirwamana abaryangombe ry'ababinga abo ibyo ngibyo byose barimo guhamagara nizo bigiye kubica uragowe wowe udafite igisekuru kwa Yesu Kristo ndakubwiye uragowe umva ibi ngibi bigomba gusakuma remote yongeye irozwa neza kugira ngo igende isakuma abo ngabo bafite ibisekuru muri abo ngabo batigeze bitandukanya nabyo uzi impamvu se kubera ko umwanzi abitera ubwibone ibisekuru bitera ubwibone ngo bakumva disi we ngo bakumva nibo mana disi oh no gusuzugurana bivahe biva muri ibyo bisekuru mana ushimwe ko wantandukanije wewe data we mana ushimwe mana ushimwe ko ndi mwa Kristo ndani akaba ari wo mishwe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana akaba ari wo muryango wanjye uhishwe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana ndagushimira ko bakomeje gukizwa mwami nk'uko isezerano ryawe riri haleluya barakizwa umusubizo nk'uko isezerano ryawe riri ntago mpamba imbwa haleluya ntago mpamba imbwa igisekuru cya FDLR ntago mukizi ntago mukizi desi ayiwe ntago desi mukizi ntago mukizi igisekuru cya FDLR ntago mukizi se ariko ni arikola kirabamara yuko bikwiriye nkakuvomerera ngutaguma ko nakunze nakwiyegereza nikucya abawe bangana bapfamo ishusho yo kwera amaruha kandi yewe kongowe Habedi urubanza ruhereye kuri mwebwe muvuga Yesu mukaba mukibivanga na ryangombe ry'ababinga n'ubwoko bwe mubigarigari ayiwe Rwanda Burundi nawe ukenyere ugiye kuburana urumva ye Rwanda Burundi nawe ukenyere ugiye kuburana bene data bakundwa aya amagambo agiye gushira ivuga ndakubwiza ukuri yemwe amagambo agiye turimo turareba igisekuru cya FDLR murakizi ariko arewe ubwo rero bw'Imana ngo baho umugisha gukora igisekuru cya FDLR mubanze mukimenye naho aho bari mubabwire ngo nibacukumbure barebe intego bafite yo kubatahisha ni ikihe gisekuru gishima Imana wow mama shenge igisekuru cya FPR yego shanye no kwa Gahindiro ngo bimbi no kwa Semugeshi Semunyana di yego shawo rutarindwa rwa simbizi rwa ndi hayayaya ubugome kugoma yeah mama shenge we rwabugire rwogera we iki ni igihe cyakuwe mu bihe Yesu Kristo nawe agiye kuza nawe azana igisekuru cye mu muvaneho izo mborera zaboze
akangisha rwogera rwa Rwabugiri wowe abana b'abakobwa muri Miss yo naramwumvise wo yo numva ngize imbeho igihe rero aya igisekuru cya karindwi igihe rero nitwa Rafeye dore nkomoka kwa kantuza kwa munzu mu ngoma karingana rwogera rwamu mu ngoma kanjogera kankota mu ngoma Satani ati yes kuko ndashaka kubamaraho Imana wabumvise zuba hari ikindi kandi utegereje abanyamahanga batebutse vuba baba viyore bagiye baribwa n'ibisiga hanze ni igihe cya Yesu Kristo yego nta turi buhindureho uri bubeho uri bubesheho abe nuri bukora igisekuru gisha Yesu na Yesu Kristo akagikorera mu maraso ya Kristo akera akezwa igisekuru cya FPR igisekuru cya FDLR mama shenge ara ndebera igisekuru cya narabibagi cya FNL FRN ndebera igisekuru cya CNDD-FDD mama wakagira Imana ndebera igisekuru cya abaniganwa mbonera kure yego igisekuru mama igisekuru cy'abagumyabanga ba seneri yego igisekuru cya RNC ayowe inchkeri we anchkeri ariko we dusobanuza iby'umwuka tubisobanuza umwuka mama inchkeri we nsobanura igisekuru cya padiri inchkeri we reka zarabasize umenya mutarikeneye no kubimenya iki ntago ari igihe cyanyu iki ni igihe cya Kristo ku ngoma iki ni igihe cy'ishyaka Kristo ubwe ni ishyaka rero igisekuru ni muri Kristo FDL iragiye hadasigara bangahe ubu kandi iragenda kandi hagira abazabakurikira ngo abahutu ngo cyane ngo babakigantirege ndebere cyo gisekuru yo reka nta numwe wagombye kwirata igisekuru ahubwo twese twagombye kwihisha njye ntabwo nibwihishe kuko bamwe sinyibuka nuko bitwaga no n'abanjye bose nukurunda amaso mu maraso sha Uwiteka abona ati yes katubonera muri Kristo ndani ubu se FDLR yes arimo arayibonera muri Kristo Uwiteka arimo arayibonera muri Kristo bashaka guhora ngo nawe wisubiza ingoma mu Revolution Nationale pour le Développement nabo bisubiza ingoma biganzura abatutsi nkuko nabo baba mwaje nkuko nabo baje bavuga abahutusha ngaburetse tuzabasyonyogora nubwo ari benshi tuzabasyonyogora mbo yego hari ikindi dusobanuza iby'umwuka tubisobanuza umwuka kuki mutamenya ibi wamuganye kuki mutazi gusoma hagati y'imirongo ariko ibyo mwategereje ngo muboneshe amaso na n'ubu amaso yanyu ntago arabireba ubu koko Imana irimo irababwira ngo muragira ngo babwire ngo mwagonje koko ubu mutegereje iki koko kugira ngo muvuge muti yo Mana dutabare ubu hari umuntu ukishingikirije ngo kuko ngo FPR ngo RDF ngo ifite imbaraga niba warigeze no kuvuga iryo jambo mu kanwa kawe niba warigeze kuvuga kwishingikiriza ku mbaraga za RDF yewe mbega ukuntu Imana imera uzaba inyuma y'abishingikirije imbaraga za FAR ntabwo bimeze igihe cyakuwe mu bihe iki gihe umva iki gihe tega amatwi ubwirwa iki gihe ngubwire iki gihe umwana w'ubugingo umwana wo kurama araramira mu gisekuru cya Yesu Kristo nicyo natangije ubu njyewe buvugana nawe natangije igisekuru kinyitirirwa kuko ijuru ryanyemeye nanone sobanuje
iby'umwuka mbisobanurije umwuka kandi natangije igisekuru generasiyo Maria Esther Murebwayire, generasiyo, yes, kuko ijuru ryanyemeye. Buri wese winjiye muri iyo generasiyo agomba kugubwa neza, agomba kurama, kuko disi we hari abanjye bakenyutse, nuko birandakaza ndararwa ntambi, nuko ndihana marayo, nihana amagara mbwirwa ngo urashaka ko nzakugira neza, urashaka ko ntangiza igisekuru cyawe, ntiyego. Isoni rero urazishyira ku ruhande, kuko ntabwo uzandusha izo napfuye nambaye ubusa nagize. Igihe cyose uzamarira muri wowe, uzaranguza muri wowe, bikakuvamo, kutareba ngo abantu baravuga iki, kutareba ngo abantu bazagira ngo iki, kutareba ngo abantu bese ngo abantu we, abantu we, use nawe bakwigira utyo ntashwe. Abantu ntabwo ntibareba ati ubwo rero bimeze gutyo ndagutangiza. Ibu naragitangije, ntabwo nkubwitariki nagitangirijeho n'umwaka n'ukwezi, ariko cyaratangiye igisekuru abitirirwa ge generasiyo yanjye, generasiyo mwa Yesu Kristo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Ntabwo nyitirirwa babandi, nta nubwo mbavuga uyu munsi. Simbashaka bapfumu, simbashaka bambandishije, simbashaka banyokamishije ubusambanyi, simbashaka bankoreye inzangano, simbashaka banteje ubugome, simbashaka. Yesu wambohoye ibyo zose kubera kubivana muri jye, kwangana nabyo. Reka mbabwire mwebwe mutega amatwi, namwe FDLR mwebwe n'abayifasha, mwumve mwese, mubwire n'abazungu nabo barekereje kugira ngo babone amaraso ameneka, umwanzi yishime, ariko ntacyo bitwaye, hazavamo icyubahiro cy'Imana. Kuba kundi Imana byose bifatanyiriza kuzana ibyiza. Efe namwe mwitegura abashyitsi, mwitegura abashyitsi aradiye goko ngo iki rero ngo nanga ngo Kagame ndinda mwanga se ngo mugire nte. Umuntu yanga ibintu Imana yasezereye cyari ibintu bitariho, umuntu akabizira ngo arabyanga nabyo. Igisekuru cyego Mana yanjye, hayiwe abana be bari bazi bizonzi, bakiyambuye pe, bakiyambuye. Ariko umwuka yashatse ko iki gisekuru kiza, buri wese ugifite igisekuru cyarwogera. Mwana wa Rwogera we, mwana wa Rwogera, yego Yesu. Yewe numva agiye nagira isoni, nduwa mu muryango wo kwa Rwogera nagira isoni, ariko isoni zigakurikirwa n'ubwoba bwinshi. Bagiye gushira, ni igisekuru umwanzi yareze ikirego kandi gifite dosiye. Mugiye kubirebesha amaso, haraca uwa kironosheje, ariko akangana nacyo. Kwangana ni icyaha, mukangana mugahangana. Pawulo yavuze se mwari mwarwana intambara, icyaha mwari mwagezaho muvusha amaraso kubera icyaha. Igihe narayavushije, byumve, narayavushije. Nawe utegereje kuvusha amaraso kubera icyasi? Imana yavuganye n'abantu kenshi, Imana ihugura abantu kenshi, Imana ibwira igihugu kenshi, Imana ibwira perezida kenshi, Imana ibwira abaminisitiri kenshi, Imana ibwira inteko kenshi, Imana ibwira abasirikare kenshi, Imana ibwira abanyarwanda kenshi, Imana ibwira abitirwa izina ry'Imana kenshi. Wapi ngo hari RDF we rubyiruko, mwumva ibintu birirwa bababeshya, nabo ubwabo ntago bashinga. Udashinga ntago ashobora kubyina, kuko iby'umwuka ndimo kubabwira ngo mubeho, ndimo ndabisobanuza umwuka n'ubundi. Guki bariya abapasiteri, bariya babanzirizwa na dogiteri, ndababwiza ukuri ko bazi ukuri, ariko ntabwo bigeze bakuvuga. No,
ntabwo bigeze bakuvuga. Niba wari gutinya hariya ngo wari gupfa, ntabwo mbizi ikintu batinya. Bakomeje kubigenderaho, bagenda basenga ubusengesho budafite epfo na ruguru, bagenda basenga bagira ubuterane bwo sinzi ubwo ari bwo. Reka da, ntabwo ibyo Imana yashakaga, narabibabwiye. Ibyakuri amazina mwangurikijeho murayazi, ayo munyita murayazi. Yes, Docteur Canon Antoine Rutayisire, Docteur Apotre Gitwaza, Docteur Mignone Alice Kabera Munezero, Docteur Masasu Joshua, Docteur murabizi, muzi ko nta mahoro ari muri icyo gihugu, murabizi neza. Umuti nawo murawuzi, muri ba dogiteri, ariko ntabwo mbizi. Sinzi icyo mwabaye, sinzi uko mumeze, sinzi icyo mushaka, ntabwo nzi gahunda yanyu. Hari abahungu 5 njya mbabwira, barikarakashije umwe muri bati aho kugira ngo u Rwanda rupfe nzapfa mbere yarwo. Reka da, nabwiye Yesu ntumva aya magambo ye, kuko mbizi neza ko ntazapfe mbere yarwo, ku Rwanda rwo ruzapfa. Rupfane Mana ntazapfe, ndakwinginze. Aba bahungu 5 ndongeye ndabigusabye, ndakwinginze. Aba bahungu 5 ubu babaye abagabo bose ahari. Hariho n'uwari wabuze ngo ntabwo ngo azabyara, ntabwo azarongora ngo abyare, ngo u Rwanda rukimeze gutyo. Ubagomba kuba byaye 4. Mana mbabarira, barinde kugira ngo tuzongere duhure turabana amaso ku maso. Ndindira aba badogiteri, ntabwo mbizi, ariko ntabwo mbizi. Bandindira Mana we. Gisekuru amateka mashya, Rwanda amateka mashya twarayikoze we, twarayikoze ngo dutangire ngo amateka mashya niko byitwaga. Yego de vision ndayihereza. Baravuga bati vision ariko irimo amafaranga, ariko uyu musazi ubu tuzamugira dutegoko. Barabitwara disi, barabitwara ngo bari bo babikora. Ese ariko mukunda gukora ibintu ntabyo muzi. Imana itibihorere n'ubundi bakomeza bitera umwako. Icyo bagomba gukora bagikoze. Yemwe badugiteri barabizi, leta we barakubeshya ngo barasenze ngo bivaho, nta byavuyeho. Leta we barakubeshya. FPI gitaba nkubwire, FPI badugiteri barakubeshya, nta byavuyeho. Bazakubwira yo basenze ngo mbere ya 1994. Rwanda gihugu nkunda, nyumvumvuge ritararenga, amazi atararenga inkombe, rw'imvura igwe. Ko waburi ukinangira, ese aho ntiwijuse ukibagirwa, ko amahoro n'umuvuga bitangwa na Yesu, uwo wateye umugongo. Amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga. Urumve Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenderewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Uwiteka yakuvuze
uvuzeho kuzajyana ububyutse bukwira isi uzabujyana rwose uzabwiriza amahanga yitegure turiteguye kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere urumva se Rwanda uhagaze aho ushakwa kuko itorero rigomba gukanguka n'ijwi ryawe Rwanda urumve Rwanda wapisha ntago bumva yewe ndi maso mwami ndi maso igihe nagenderewemo nagiriwe ubuntu sinabupfusha ubusa ndakimenya haleluya haleluya bene data bakundwa ntagaruka kuvuga ko abagize FDLR bazarimbuka bose oya umwe nikirizwa ku giti cye akitandukanya ni erega iyo mizi yitirirwa ibingibi iyo mizi yitirirwa abakiga iyo mizi yitirirwa abanyenduga iyo mizi yitirirwa imiryango iyo mizi yitirirwa igisekuru iyo mizi yitirirwa Parimehutu iyo mizi yitirirwa abami iyo mizi yitirirwa iyo muragomba kwiyambura ubu umwuka we icyo ashaka kuko iby'umwuka we bisobanujwe umwuka n'ukuri urashaka igisekuru umva itandukanye kandi mwanganye atari ukuvuga ngo ubuze ukongera ngo ayiwe ngo ubu nakundaga rugahindiro ngo ubuse bwayiwe mwene rwogera use ko nari mwene rwogera kandi ndimo kumva nshaka rwogera urimo kumva ushaka rwogera urashaka rwabugiri wishe nyina ye ngongo iki pardon kwi urashaka abantu ye ubu urashaka pe ubu koko utambeshye ubu urashaka revolution ya demokarasi na repubulika Parimehutu koko ubu umwana w'igisekuru cyayo ye ubu urashaka kuba umwuzukuru wa senderi FDD ye ngo iki igisekuru gishya muri Yesu Kristo nababwiye ko jye nagitangije FDLR nk'ishyaka ntago bishoboka nta shyaka rikizwa no nta shyaka rishobora gukora amateka ngo yo gutangiza generasiyo generasiyo itangirira kuri Aburahamu Isaac Yakobo Yosefu generasiyo bitangiriye hano uvugana nawe nitwa mema mu magambo ahinnye mu bo tumenyeranye higatangirira kagera kuri kanaka n'abana n'abuzukuru haleluya abo ngabo bose bazumvira bazubaha ku ijuru ryanyemeye nabo bakaba bagomba kunyemera kugira ngo mbemeze ego ariko iby'umwuka birimo birasobanuzwa umwuka koko generasiyo genda narayitangije nawe uyitangize dore uko batangiza generasiyo rero basezerera basezerera biriya byose twanyuzemo biriya byose bigiye gutera umwaka biriya byose bigiye gutuma igihugu gisigaramo impyisi zihuma biriya byose bigiye gutuma igihugu gisigaramo imbwebwe ntabwo mwumvise se ko ibisimba n'inyamaswa n'amatungo ari byo Nowa yinjije mu nkuge iby'umwuka bisobanujwe umwuka we muri suri bariyanga bamujinya ngo yaraje asanga umugabo ari kumwe n'umugore we mu buriri aho kugira ngo ajye kubita uwo mugabo cyangwa kubita n'uwo mugore arasohoka afata icyuma arishahura sike bariyanga bamujinya alo yego di sike muri bariyanga se murimo murishahura se murimo muriyica
kubera iby'abazimagije, ariko ndasenga kugira ngo kikuve ku maso. Ndimo ndasenga ngo ubwo bwibone ubwo bukuveho, kuko ni ubushaka kukwica, ni ubushaka kukubuza generasiyo. Kandi ubundi nicyo umuntu abereyeho. Umuntu abereyeho kamwe kugira yego diye. Uzi ukuntu numva harimo agashema ese yari kutangizwa nande mbere yanjye, mbere n'igihe wamenye Yesu, mbere ya yego man. Imana ishimwe ko hari cyarokotse, Imana ishimwe ko hari kirimo kurokoka, Imana ishimwe ko hari kigiye kurokoka. Nanone nsobanuje iby'umwuka, mbisobanuje umwuka kandi ngo iki? Yes, igisekuru, generasiyo pure, aho umuntu ashobora gusenga, umwuzukuru ashobora kuzasenga ati Imana ya nyogokuru kanaka, Imana ya mama kanaka, kuko ijuru rinyemera. Nta kundi wiyahuri niba unyanga, ijuru riranyemera. Nunyemeye riramwemera. Ariko urumva ayo mapeti koko, ndaje nsengera abantu biyambuye kandi bakangana. Apana kuvuga ubundi rwose nakundaga gahinduro kame wambwe rutarindwa rwa nyundo y'ababinga nabakundaga, none dore simizi ibintu avuze, yego ndumva binkozeho, yego ndumva avuze ukuri, wenda ibya Yesu ubundi se aricyo bitwaye ibya Yesu, ubundi se abandi se bose maze iyo byabashobeye, iyo bagonzwe badamu babona ngo ibyaha by'abantu, akavuga ntabwo ari igihe nyine ibyo ari byo byose, gusa ni igihe nyine twese tuzapfa twese vraiment dushire newe. Guke uyu munsi bisohoye mu matwi yawe. FDL irataha masikini ya duniya, irataha rwose, ntagire umuntu ubyishimira. No, nta muntu ugomba kubyishimira, kubera ko ni isibaniro, kubera ko ni amaraso, kubera ko ni ibibi gusa, kubera ko birimo ibihano, ntabwo birimo ibisubizo. Ni ibikoresho bigiye gukora bibi kugira ngo Imana, yego birimo ibisubizo da, kugira ngo Imana, kubakunda Imana izabyazemo icyubahiro cyayo. Haleluya. Yes, ngiye gusengana n'abantu ariko biyemeje kuvuma igisekuru. Yes, kucyanga burundu, kuba umwanzi w'igisekuru bakomokamo. Nibyo bigiye kumara abantu, nibyo bigiye kumara abana bavutse mbere y'Icyenda na kane, bavutse Icyenda na kane, bavutse nyuma yaho. Abasore basoretse inkumi nyabusa barimo bararongora ubudasiba, barimo barahima amashenya, bakora simburana, bafite ibyana by'ibyana mama, by'ibyana by'imfura mama. Ariko umwanzi yarabareze kuva batari bavuka, asaba abo bana, asaba abo basore batagira uko basa, asaba abakobwa batagira uko basabirwa bambaye ubusa, asaba aravuga ati iki ni igisekuru cyansuzuguye, igisekuru cyabo cyaransuzuguye. Mpereza rero, ohereza marayika w'urupfu anyuremo. Kandi barakubabaje cyane, kandi koko Imana yarababaye, ifite umujinya, irababaye. Yes, muri hehe rero wowe tugiye gusengana? Apana bya bintu byo kuvuga ngo rwose reka nanjye nza, ariko isekuru cyane numvaga ngikunze, numvaga rwose nshaka gukomoka kwa Ruganzu Ndori na Bwimba na Semugeshi, numvaga rwose nshaka gukomoka kwa Ndabarasaba Ndabirungu na Ndabirinse. Hush, kose nukwagaje kose parimihutu sitwaiki gose parimihutu vrema ikaba parimihutu na murenide buvama revolutionnaire national pour le développement gose twakoze neza, reka ntago twefpera dusaga ko buri twakoze neza cyane rwose, ntago tugiye turera amoko, ntago tugiye twanga abaturage, vrema twari bakunze cyane. we vanaho nagaje Yesu arashaka igisekuru cye, ashaka kwibyarira abashya mu maraso ye. Yego. Ku kwezi twatangiye, uku kwezi kwa kane, uku kwezi kwa kane kuri bugaragaza ibintu mu mirwe.
abafite amaso, abafite amatwi. Yego, uri hehe? Uri hehe wowe? Wowe wemeye kwangana, wowe wemeye gutandukana n'igisekuru cyawe. Ni ukuri usaba umwuka wera akuvane mu rukundo no kumva uri fiyeri yabyo. Yewe kuba fiyeri yabyo rero, kuba fiyeri yabyo uhinduka indiri, uhinduka icyari cy'ubuvundere, uhinduka icyari cy'imborera, uhinduka icyari gihigwa na Satani, kuko uri Satani, uri ibiryo bya Satani muri iyi si. Ugapfuhagaze kuko usigara ni nka babandi ukanywa icupa ry'inzoga ngo data rero ngubwo mureba data yari afite amafaranga menshi, ukamira akayoga kandi ibipataro biracitse. Rwose rero twebwe rero uko mutureba aha iwacu bari bafite inka nyakahati barazirya. Gwiki umva umuhutu nawe uzanga twarakoze rwose twabaye abatutsi baje barabirya cyane, barabirya bayabanyebwe gusa. Yego, uri he? Subira muri aya magambo. Urakariye ibyakugize bityo bituma utubaka nk'uko byangenje. Yesu yari afiteho gahunda. Uti mwami Imana, numvise ko igisekuru cyanjye cyaboze, ndacyanze rero, nitandukanije n'igisekuru cyanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nakiriye Kristo ngo ambere umwami n'umucunguzi wanjye. Amaraso ye anyezeho ibyaha byose. Nari mbizi n'ubu nari narakijijwe, ariko ubu bibaye bishya, kuko igisekuru cyanjye cyari cy'abadayimoni, cyari cy'abazimu, cyari cyo kubandwa, cyari cyo guterekera, cyari cy'ubugome, kwicira, kurwara nk'indasha, kandi bakica abantu baseka ngo ntabwo bazamura ijwi nkatwe. Reka da, wiriwe? Yego, afite uburozi, ndabona ufite amaso meza, akaba yamutamitse. Ibyo ntubivuge wowe. Uvuga uti ndiyambura igisekuru cy'abagome, ndiyambura igisekuru cy'abicanyi, ndiyambura igisekuru cy'abapfumu, ndiyambura igisekuru cy'imandwa, ndiyambura igisekuru cy'abami, ndiyambura igisekuru cya repubulika, ndiyambura igisekuru cya parimehutu, ndiyambura igisekuru cya demokarasi. Wow, ndabyanze, simbishaka. Ndashaka igisekuru cya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu anyezeho buri mwanda wose, buri gisekuru cyose, buri mivumo yose, kandi ndabisezereye sinzongera kuba connected nabyo ukundi. Ntangije igisekuru gishya muri Yesu Kristo, kugira ngo abangomokaho bazagendere muri uwo umurongo wo gucungurwa n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Yes. Sinzongera gukunda iki gisekuru kandi gipfakaza kandi gikenya. Sinzongera gukunda iki gisekuru cy'igisambo. Uziko igisekuru cy'ubugugu, igisekuru cy'ubujadwa, igisekuru cy'ubucabiranya, igisekuru giteranya, igisekuru cy'ubugome. Ndakihanye ibyo ngibyo, simbishaka. Yesu ndakwakiriye kandi undemeye igisekuru gishya muri wowe, nibigiye kuba byose bizanshakishe bimbure, kuko ndi mu gisekuru cya Yesu Kristo umwana w'Imana. We wenyine gusa utunganye, we wenyine gusa wera, we wenyine gusa ubarwaho gukiranuka, we wenyine gusa ufite kino gihe niki. Yes. Abo rero
abiyambuye icyo gisekuru ababyemeye kwangana nabyo. Nubibeshyamo ahubwo urabigwamo, nubeshye urabigwamo, nukorera isengesho ukabisubiramo urabigwamo. Dutangiranye na Yesu rero, reka nsenge. Yesu Kristo, yaho iby'umwuka koko bivugwa bisobanuzwa umwuka, nukuri ndabakweretse abangaba rwose bitandukanije neza, babyanze banze igisekuru bakomokamo mu mubiri, ahubwo baje mu cy'umwuka, kuko nicyo kigiye kurema icy'umubiri mushya, cyo kigiye kubaremera umuryango mushya mu izina rya Yesu Kristo, muri Kristo Yesu. Haleluya. Urakoze Mwami, urakoze kandi abashaka kwiyambura icyo gisekuru babashirireho nimero mapu n'ishiraniro. Dore FDL riri mu nzira kujyana yo kumererwa nabi. Urakoze Mwami, urakoze ku bwabo. Ubwira uwumva ntagavunika. Abana b'ubugingo bumvise batangije igisekuru gishya Mwami Yesu. Haleluya. Icyubahiro ni icyawe gusa. Warakoze kumpa icyanjye, igisekuru cyanjye. Haleluya. Warakoze Yesu. Uwo ni ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, adasifa tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Arasubirambiwe Jambo igisekuru cyapfuye, kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza ngo hari uko bameze ntako. bashaka kukugamburuza, narose wemeye ziragenda kandi murabwiwe niba mushaka kubaho. zasiga n'uwa kirazira by'umwuka bisobanujwe umwuka. nabigenze biti uwo ni ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana, adasifa tubereye maso, ninde ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Babashirira nimero yanjye ushaka kwitandukanya ariko atari ibintu byo gukina. Narose ntawaguhagarika, niyo yabaje cyangwa se undi FDL iragenda. niyo twabirangana iki, warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruza. Ngo FDL ngo niyo abakiga kino gipande n'icy'abanyenduga. Igihe cyawe ko cyageze se, ndarabawe barabara. Abandi ni Renise, abandi ni Gregisi, abandi ni Gorogisi. Ukomeje kumwicira Ninde ufite igisekuru kizima muri abo? adasifa tubereye maso, Igihe cya Kristo ku ngoma. ukomeje kumucokoza, ninde ukomeje kumucokoza. Bene data bakundwa, naho ubutaha. Uyu munsi icyo mbona nuko umwuka wera yashatse ko mvuga ku gisekuru gishya. Nimureba ko ibihe byageze. Igihe cyageze ni ukuri pe. Igihe cyageze kandi ndababwiye ngo igihe cyageze. Igisekuru gishya kuri mwese muri Kristo Yesu. Niwe wenyine igisekuru gishya, nta ibindi barababeshya.